Aha. Ngaho basire iyo telefone umuntu uri kuguhamagara ndabona nazi. Hano nyine ubwo wanze kunsubiza se nabigenza. Uzi ko ari Louise umamagaye? Louise? Ako sheri. Sha ntazapfa vuba pe turamuvuze none ahise aguhamagara. Kubera iki ahamagaye ari uko turimo kuvuga ibi bintu? Sikongiza ubwoba. Aho mura nta kibaye birabyara kuvuga bisanzwe kuganira mwitabe shyiraho parere numve se sho. Niko ikintu abaye bigenze bite? Reka mwitabe. Hallo. Oui, sheri y'amakuru. Ni meza. Isko wanze mushiki wawe umwero kumbi urumva uzakunda ndekwe. Ntago nakwanga mushiki wanjye. Koko Waranyanze shushu waranyanze kandi ibyo bintu ntabwo ari sawa. Ntukijyana koga ntaga koko mperuka ntaga fi ese umwanya wampaga uwashiriye kurinde. Oya humura ntago nagutaye cyangwa se ntago nagugirengagije inshuti yanjye ahubwo ari ukungira kuri kandi ngiye nguhamagaye mbabaye maze. Oh la la we nukababare mushiki wanjye. Nase uhugiye mu biki? Nta kindi nitaye ku rugo rwanjye. Rugo rwawe? Ariko uyu mwanya umugore akwibagije umuvandimwe mwose rimwe. Ntago nakwibagirwa. Umva icyo wamenya cyo nuko uwo mugore wamubonye akuze ariko nge twonse rimwe twasangiye akabisi n'agahiye turakurana ntabwo yakumenya kurenza uko nkuzi ubwo se. Ariko sheri mwese muri abanjye rega uri mushiki wanjye umugore wanjye. Ibyo wakora byose jya wibuka ko wari umwana wundi. Wose umva umubona kuko mumeze neza wagize ikibazo sinjye wasigara nkwirukaho mufite ngo umugore ariko ye. Oya ibyo nibikabeho Louise we ibyo nibikabeho rwose. Atenga matira nzaba ndebe ibyawe. Ahandi ari kuri muzima. Ahandi ari kuri muzima umeze neza. Ni muzima se mwankundiye. Ni muzima ntacyo mbaye. Mana we Imana ishimwe disi kukurinda. Hanyuma uzashaka umunsi uze mu rugo dusure. Uzaze mu rugo usuze na madamu arahari ananagukumbuye. Ariko we yase munsura kanga yumva ibyo sinanabivamo niba wumva utakimfata nk'umuvandimwe savagumana n'uwo mugore wa undi se umugore ko ari ubyara wundi uwo nguwo we umuteretsemo inki zakamwa mutewe sawa hamana ubwo tuzongera. Sheri haguruka tugende. Niko hajya mwambwiye ko fagitire ari 45 dore nayashizeho kuri kode yanyu murebeho tugende. Mbega izuba iki cyokere kiri ahantu noneho ubushyuhe buri mu modoka we nibagiwe no gusigamo akayaga. Sheri tambuka hariya hirya wicare cyangwa nk'uyu modoka utware ko nabonye watangiye no kumenyera umuhanda. Sheri amaye nkawe. Aha noneho mana Sheri nk'utwara imodoka. Ntabyo nshaka. Ntabyo ushaka? Ibyo ari biryoshye si byo kurya. Sera buri kingo tugende. Tugende. Cyangwa Kigali maze kuba umujyi. Bega amatara meza. Bega umuhambega ndakasha kugendera muri Kigali amasaha y'umugoroba ko ari sawa. Sheri urabona ukuntu hakeye. Reba ukuntu hameze. Amaye ngawe. Naraganya kugomba amashimwe y'abandi. Nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyaha. Aha Sheri reba iriya modoka nziza sha. Si wambare tukataha tukagira ngo ukareka gukomeza kuncanga ubw'ibintu. Akore buriya muntu ukuntu yubatse inzu nziza Sheri. Reba iriya nzu. None reba iriya ariko mana iriya nzayigurisha tukubaka indi nzu igajyanye na viziyo Sheri. Kuko ugiye wahereye ibyo bintu bikumbwira by'amazu ibyo ni ibiki?
cyakora nuramukubonye inka bari unyereka numvisha ariyo mungereranya nayo